Reka mbasuze kandi bivuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi ndasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka dureze n'ikaze abakozi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yitwa Mutesi Jolly, benshi bakaba baramumenye rero muri Miss Rwanda, akaba yaregukanye rero n'ikamba rya Miss Rwanda birumvikana n'ibintu Miss 2016, akaba rero aribwo yabashije kwegukana iri kamba. Uyu Mutesi Jolly afite ibigwi byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko hano mu Rwanda ndetse nyine no hanze cyane cyane nyine no muri Afurika. Kugeza rero magingo aya imbuga nkoranyambaga niwe ziri kugarukaho, nyuma yaho amaze gushyira hanze amwe mu mashusho agaragaza inyubako ye, inyubako yatwaye icyo twakwita nk'amakavagari k'amafaranga, twakita nk'aho ari akavagari k'amafaranga atagira ingano, kuko nk'uko muri kubona mu mashusho rero ni inzu ubona ko idasanzwe. Ndetse uyu Miss Rwanda rero akaba atarasibye no kubigaragaza umunsi ku wundi avuga ati ndi umukobwa rwose wirwanyeho kandi iyi ni inzu yavuye mu maboko yanjye. Aho benshi rero bagiye banabigarukaho bamutera utwatsi bavuga bati uko bisa kose aya ni amafaranga akura mu bundi buryo, nubwo we nyine ibyo ngibyo yagiye abyamaganira kure. Ni umunyamakuru ukorera Inyarwanda TV, murabyibuka ko yigeze kubimubaza, aha ni mu gihe yari yagiye gushyigikira umwe mu bashuti be ba hafi nyine Miss Naomi, yari yagiye kumurika rero igitabo. Umunyamakuru w'Inyarwanda rero akaba yaramajije ati Miss Jolly, amafaranga tubona cyangwa se kuvugwaho uyakura he? Ndetse nyine ari kumaza n'imodoka rero ukakugura y'igikoko ya Barnabas. Akaba rero uyu Miss Jolly yaravuze ati rwose ibyo ntabwo bibareba. Ni byinshi rero bikugenda mugarukaho nyuma yaho amaze gushyira hanze nyine aya mashusho, ndetse akaba ari inzu ndetse mu bakurikirana hafi cyane cyane nyine ibijyanye n'inyubako bavuze ko ari inzu ishobora kuba ihagaze agaciro gasaga miliyari, no kuvuga amafaranga miliyari nyine amafaranga y'u Rwanda, cyangwa se 1 billion. Ni amafaranga atunzwe n'abakeya hano mu Rwanda nyine. None akarusho rero kubona ari umukobwa yafite ni ikintu rwose kiba kidasanzwe kandi gifite agaciro, ndetse benshi akaba ari no mpamvu bibatera kwibaza, bakibaza bati umukobwa yayakuye he? Ariko uyu Miss Jolly muramwibuka nyine muri Miss Rwanda, iyo bahatinaga nyine iri kamba hari byinshi cyangwa se begukanaga, ndetse hari n'imishinga myinshi uyu Mutesi Jolly yagiye ajyamo. Rero akaba yaragize n'amahirwe yo kwitwara neza, ubundi abasha kugera kuri izi nzozi zose. Ni imodoka ihagaze agaciro gasaga miliyoni 300. Akaba rero ari ibintu byinshi byagiye bivugisha bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane, ndetse benshi bakomeza kubigaruka bavuga bati uyu rwose amafaranga yakuye yo kugura imodoka ejo bundi inzu. Ndetse benshi bakomeza kwibaza ku icyo kintu, usanga kibabereye urujijo. Ariko icyo nakubwira rero ni uko nyine uyu Mutesi Jolly yari ari kuvugwa mu rukundo n'uwitwa Saidi cyangwa se Rugumi. Yes, Rugumi rero akaba ari umwe mu bajejetafaranga bakomeye cyane mu gihugu cya Tanzania. Uyu Rugumi rero muramuzi, mwamumenye mu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, aho rero yagaragazaga umubano udasanzwe na Miss Mutesi Jolly. Gusa akaba yaramenyekanye rero mu bijyanye no gucuruza intwaro hariya mu gihugu nyine cya Tanzania. Gusa magingo rero benshi bakomeje bavuga bati bamaze gutandukana, ariko mu by'ukuri nyine bisa nkabyo, kuko kugeza magingo ntago umwe agiflowing undi. No kuvuga ko uyu Mutesi Jolly atagiflowinga Rugumi, ndetse na Rugumi ntago agiflowinga uyu Mutesi Jolly nyine ku rukuta rwe rwa Instagram. Aho uyu Rugumi rero mu bafite agatubutse hano mu Rwanda yise ahitamo kwita ko yikundana cyangwa se akomezanya umubano n'undi mukobwa nawe umujejetafaranga, akaba ari Ali Yakuru. Uyu nawe rero yabaye umushabitsi hano mu Rwanda mu buryo budasanzwe, akaba nawe yarabaye rero mu bihe byagiye bitambuka aho twakita nko guhangana n'uyu Mutesi Jolly mu bijyanye n'agatubutse. Ndetse nyine uyu Ali Yakuru akaba rero nawe yarahise ko agerageza gushyira hanze nyine mu buryo twakita nko bwihuse, n'uburyo bwo kugaragaza ko nyine Mutesi Jolly nubwo yashyize hanze imodoka y'igikoko, nawe afite ubushobozi bwo kugaragaza ko iyo modoka yayigondera ndetse akarenzaho. Murabyibuka ko ibyo bintu byateje saga ikomeye cyane ku izi mbuga nkoranyambaga. Ubwo ni mu gihe cyagiye gitambuka nyine, aho uyu rero Ari Yakuru yashyize hanze imodoka ifite version nyine cyangwa twakwita nka version nshya kurenza iyi ya Mutesi Jolly. Ni imodoka bivugwa ko ihagaze agaciro gasaga miliyoni 400.
akaba rero ari ikintu kidasanzwe cyangwa se ikintu twafata nk'igikomeye kubona rero umuntu cyangwa se umwari w'umunyarwandakazi yikondera amafaranga angana gutyo. Nuko aba yarakoze, nuko rero aba azi agaciro k'ifaranga ndetse aba ngaba nyine ku inshuro nabwo imbuga nkoranyambaga zakomeje kubibasira bavuga bati hariya Cool yemeje Mutesi Jolly, amuteye agapapu niko benshi bakunze kubyita cyangwa se amukurijeho. No kuvuga ko nyine uyu Mutesi Jolly atakiri mu rukundo n'uyu Lugumi. Kugeza magingo ntago bakiri kumwe, ariko benshi rero bakomeje kuvuga bati wenda wasanga hari ibyo bapfuye, ndetse hari n'abenshi bakomeje gutanga ibitekerezo bavuga bati Mutesi Jolly amukuyeho inzu uyu Lugumi nyine none ahise ko yigendera. Ibitekerezo ni byinshi cyane mu buryo budasanzwe, wenda ku rukuta nyine rwa Instagram cyane cyane kuri Mutesi Jolly hari abamukurikiranira hafi nyine bagiye batanga ibitekerezo nyuma yaho yaramaze gushyira hanze nyine aya mashusho. Ni amashusho nyine agaragaza inyubako ye mu buryo budasanzwe, aho uyu Mutesi Jolly yagiye ashyigikirwa cyangwa se aterwa ishema n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga b'ibyamamare, by'umwihariko abakunzi be ba hafi nka Alexis Muyoboke ndetse Butera Knowless nawe bakaba ari inshuti mu buryo budasanzwe, nawe akaba yamweretse urukundo amubwira ati congratulations baby girl, ndetse na Lucky Nzeyimana ndetse na Tom Close. Ndetse anga turaza no kwatinda kuri Lucky Nzeyimana. Uyu Lucky Nzeyimana yahise ko atangaza avuga ko Mutesi Jolly yamusabye rero ko bazakora ikiganiro bakaganira, by'umwihariko nyine bagasangirira no muri iyo nzu, cyane cyane ko azaba ari ibintu biri gucaho nyine live, ubundi tukagezwaho byinshi bigiye bitandukanye nyine kijyanye n'iyi nzu akantu ku kandi. Ni inzu nini ubona ko ifite ibintu byinshi cyane bitangaje. Mu banyarwenya bakomeye hano mu Rwanda, Clapton Kibonge batiye urwenya aravuga ati rwose mumbwire kuva mu cyumba ujya mu kindi uteze moto nangahe. Ariko ubona rwose ko nyine ari inzu nini cyane, ni inzu ngari, ndetse yarashize n'iminsi itari mike uyu Mutesi Jolly afashe umwanya arangije yereka inshuti, abavandimwe ndetse n'umuryango nyine iyi nyubako, ndetse bakaba baranasangiriyemo barebamo byinshi bigiye bitandukanye. N'abasitari benshi bagiye batandukanye by the way, abasitari bakomeye nka Bakilaman, Chita ndetse na Miss Naomi nawe n'umwe mu bamwifurije ibyiza, ndetse na Nopji. Ariko ni benshi ntago twabavamo gusa rero icyo wamenya nuko uyu Mutesi Jolly nyine atakiri mu rukundo n'uyu nyine bahoze babashyirwa mu majwi nyine avuga ko bakundana nyine uyu Lugumi, ndetse magingo nyine bakaba batari gucana waka nkuko bigaragazwa no ku mbuga nkoranyambaga zabo, aho buri umwe atagifollowinga undi. Gusa icyo ngusaba nuko wakanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo nyine byose byiza birano nyine kuri wa Canada Official, kugira ngo bizajye bikugeraho 5 kuri 5. Tuzajya dukomeza kubaha amakuru menshi agiye atandukanye ndetse n'ubucukumbuzi bwinshi bwimazeyo. Gusa uramutse utarakora subscribe no kuvuga ko nyine utazongera kubona byinshi byiza bibera hano. Nje mwabanye nyito Wakanda, ndabashimiye.